niyemeye nta wundi nakwemera. Hanyuma rero ndashaka ko mutuganiriza Amiryo bro nakamurashona turakoma magesande bakirangije igikurikiyeho no kwisiga. Waba ugiye kuyishyira mu ifuru cyangwa se ugiye kuyotsa bisanzwe, ariko byose ni amahitamo. Welcome mu kiganiro tugiye gukora cy'uyu munsi. Ariko si ubu ngubu nta nubwo ubona ko ibintu byahinduye isura. Urangije urambajije ngo ninde turi kuvuga? Ngira ngo izo kesi murazizi, abantu benshi mufite amatelefone. You know me, uranzi wowe wabikoze urabizi. Ndabizi kuri nabo uri bunakurikirana iki kiganiro. Umuntu yabura umuntu mwibye, ariko ahamuhishe niho hatanje. Avuga ni ngomba kujya nganira n'abakunzi banje n'abafana banje, ubundi wowe uko byumva nawe ukaduhereza igitekerezo. Banza kuyitera ibirungo, urayibona nayipata. Yes, ngubu umuntu ashobora kwitamo. Ngira ngo rero mwarangije kubona ukuntu ushobora gutegura ifunguro ryawe ry'inkoko uri mu rugo iwawe bitagusabye ibintu byinshi. Natangiye mbaza uruhinja ngo urarira ati ku isi wahageze. Rero amarira ahera kuri njyewe.